ni muri ka gace kacu ka baza muganga. Imibare iteye impungenge yerekana ko mu isi yose hafi miliyoni 850 bafite ibibazo by'impyiko, 85% byabo nabo mu bihugu bikenye, ariko kandi hakagaragara na miliyoni zigera kuri 3 hafi na 900, ni hafi miliyoni 4 bakeneye ubuvuzi bw'impyiko, no kuvuga kuyungurura amaraso no kuzisimbuza. Muri bo 800 gusa nibo babona ubwo buvuzi. Turi kumwe n'inzobere mu buvuzi bw'impyiko, turumva ari ikibazo gikomeye. Ese umuntu yakwibaza uburwayi bw'impyiko buterwa n'iki? Tubanzirizaho. Murakoze cyane. Nitwa Dr. Etienne Ntabanganyimana, ndi umuganga w'indwara z'impyiko, nabyigiye mu Buhinde. Uburwayi bw'impyiko ikintu kibitera bya mbere ni indwara y'isukari, diabete. Ikindi cya kabiri gikurikiraho ni indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ikindi ni abantu bafite uburwayi tutazi impamvu biteye, abantu bakora imirimo ivunanye, ntibanywa amazi, bakanywa inzoga, ugasanga bakoresha n'amatabi, bakoresha n'imiti yo kugabanya uburibwe, diclofenac na ibuprofen. Izo nizo ndwara ahanini ziteye ibibazo by'impyiko. Hari n'ubundi burwayi dufite bw'impyiko ubwabyo twita chronic glomerulonephritis, ni impyiko ubwazo zagize ibibazo, za mpyiko ushobora guterana n'umuvuduko w'amaraso. Iyo impamvu tuvuga ngo umuvuduko w'amaraso, ugakora umuvuduko w'amaraso waje mbere cyangwa watewe n'ubundi burwayi. Bene nk'abo ngabo rero bagira umuvuduko w'amaraso, cyane cyane tubibona mu rubyiruko, nibo bantu bakunda kugira ibibazo by'impyiko zitera umuvuduko w'amaraso. Muvuze ko uburwayi bw'impyiko buterwa n'isukari, niba mbyumvishe neza, aba ari isukari ingana iki ku buryo igera ku rwego rwo gutera impyiko? Ikintu kibitera cya mbere ni uburwayi bwa diabete, indwara y'isukari. Umuntu agira ibibazo by'impyiko by'indwara y'isukari ariyo diabete, ntafate imiti neza, ntikurikirane neza, bikarangira ya ndwara y'isukari yangije impyiko. Ntabwo n'impyiko gusa yangiza, kwishobora kwangiza imitsi. Hari abantu mujya mubona bakasa amaguru cyangwa amano, ishobora kwangiza amaso, ugasanga umuntu yarahumye. Kuko nk'uryo ubushakashatsi bwerekana yuko indwara mbere itera ubuhumyi ku isi ni diabete. Mu ndwara zangiza impyiko cyane, iya mbere ni diabete, umuvuduko w'amaraso kuko nko nabivuze, agakurikiraho izo twavuze by'indwara zitazwi impamvu z'abantu bakora imirimo y'imvunanye ntibanywa amazi, ugasanga barakoresha n'imiti igabanya uburibwe, hagakurikiraho n'abandi na za ndwara z'impyiko ubwazo bita chronic glomerulonephritis. Akenshi twumva iyi niba uvuze diabete turabyumva, abenshi bakanavuga ko iterwa n'isukari nyinshi. Ubundi umubiri ukenera isukari ingana iki ku buryo itagakwiye kuba ari isukari iteza ibibazo? Iyo tupima diabete turebamo uburyo bune. Kugira ngo tuvuge ko umuntu afite ibibazo bya diabete, icya mbere ni uko abanza kuza kwa muganga. Hari ibimenyetso atubwira, atubwira ko abyuka inshuro nyinshi ajya kwihagarika nijoro, atubwira ko anyoterwa, rimwe na rimwe anakubwira yuko arana akabuni k'amazi araranywa, umugabo akubwira ko yatakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo nicyo cyane gikunda kubazana. Iyo upima isukari rero nk'iyamaze amasaha 8 atararya, usanga isukari irenze igipimo cy'glycemie irenze 26 mg/dl. Iyo nk'iyo wenda nk'iyo yariye, usanga isukari irenze 200 mg/dl. Iyo icyo tujya twita hemoglobine glyque, ni iyo tuvuze hemoglobine glyque tuba tuvuze ngo ni isukari yafashe kuri hemoglobine. Hemoglobine ni ka kantu ko mu nsoro z'umutuku bita globule rouge gatwara oxygene. Ubwo nuvuga ngo iyo isukari baye nyinshi ifata cyane kuri hemoglobine, ubwo akagira tukapima icyo bita hemoglobine glyque, ugasanga irenze 6%. Ubundi mu buryo busanzwe, iyo umuntu afite isukari imeze neza itari nyinshi, hemoglobine glucose ifata kuri hemoglobine, ya sukari ifata kuri hemoglobine kuma kuri ku gipimo cya hagati ya 4 na 6%. Irenze 6 bivuze ko atangiye kugira diabete. Yari hagati ya 3 na 3.5 bivuga ko yenda kugira diabete, ari mumenyetso yo kugira diabete. None irenze 3.5 tuvuga ko ari diabete, agatangira imiti. Ubundi buryo bundi, hari uburyo dukoresha bwo ku umurwayi ukiye ko afite diabete, umuha akantu karimo isukari ko gufata ni garama 75, ugapima glycemie cyangwa isukari nyuma amasaha 2 amaje gufata. Icyo gihe usanga nawe afite glycemie cyangwa isukari irenze 200 mg/dl. Umwe muri abo bane iyo yujuje izo condition, nibwo tuvuga ko umuntu afite diabete, nibwo atangiye imiti y'isukari, imiti ya diabete. Umuntu yarwaye malaria yumva umuriro, wagwa ibicurane, ukumva ibimenyetso, nakumva gute cyangwa se nakwibwira gute ko natangiye kurwara impyiko? Ikintu kiduhangayikisha cyane, cyo gihangayikishije n'isi, impyiko ntago ziryana. Impyiko ntiziryana, nta ndi ibimenyetso by'impyiko biza bitinze.
atangira kubyimba amaguru, atangira kubyimba mu maso, inkari zikagabanyuka, amaraso akagabanyuka, atangira gucika intege, akaribwa aribwa mu kameme gusa, akaza kuvuga ati arwaye mu gifu, akaribwa mu nyama. Nibyo bimenyetso bajya kubiza bitinze. Niyo mpamvu usasanga abantu bafite ibibazo by'impyiko baza bararembye. Tusanga 55% abantu baza bafite ibibazo by'impyiko twabona bakeneye bwa buvuzi buhenze, gusimbuza impyiko no gukora no kujya ku mashini yungura amaraso. Ikibazo kiduhangayikije cyane mu bihugu byacu bikennye, abantu bafite ibibazo by'impyiko ni abantu mu myaka yo kwiteza imbere, imyaka yo gukora hagati y'imyaka 20 n'imyaka 50 n'imyaka bafite y'ubukure. Aho ari byo mpamvu tubona ko tugomba guhaguruka twese tugafasha abantu kurinda impyiko zabo. Turi hano ahantu mu ufasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi bw'impyiko, kuyungurura amaraso, byo twita za dialysis. Umuntu yakora iki kugira ngo atazagera kuri uru rwego? Ikintu cyambere cyo gukora ni ukurinda impyiko. Kurinda impyiko ni ikihe? Ni ugufata imiti neza y'umuvuduko w'amaraso, gufata imiti neza ya diabete, ipimo ukajya ku murongo, ukazavugana na muganga ukuvura, ukamubwira uti ubona ipimo byanjye biri ku murongo, abona atari ku murongo, akongera imiti kandi nawe ukayifata neza. Ikindi, umuntu utaragira ikindi kibazo cy'izo ndwara agomba gukora siporo, gukora imyitozo ngororamubiri, akanywa amazi menshi, akenda no gufata imiti ya kinyarwanda mu byangiza impyiko, akazajya akurikiza inama z'abaganga, yisuzumisha ku gihe. Dufite amahirwe, Leta y'u Rwanda, ibitaro byacu byo mu gihugu, ibipimo by'impyiko bifatwa ku giciro gitoya, ntabwo bihenze. Ibizamini by'ibanze dufata ni inkari n'amaraso, ntabwo ishize mu rwego bwanga kubyishyura, kubifata ugapima ukareba umuntu ko ahagaze, ubuzima bwe bw'impyiko uko buhagaze. Wabona impyiko zitangiye kwangirika, ukohereza abaganga bavura impyiko. Niyo nama tugira abantu. Iyo muvuze kunywa amazi menshi, ni litiro zingahe? Urakoze cyane. Amazi ntagira ingano. Tugira abantu inama yo kunywa amazi ku buryo bihagarika inkari z'umweru. Uyu munsi nshobora kujya muri ejo ishyuha, fata ugenda nk'ubundi ngiye ahantu bagira degrees Celsius 50, nifata litiro 3 nzihagarika muri inkari ziri concentre, inkari zitukura. Niyo mpamvu tugira abantu inama yo kunywa amazi kugeza igihe inkari ihagarika zigomba kuba ari umweru. Ubundi muvuga ko impyiko zangirika bigenze gute? Tuvuga ko impyiko zangiritse, hari ibipimo dupima, tureba nkuko navuze, nuko umuntu yahagarika proteine mu nkari, tukareba na creatinine mu maraso. Hari uburyo tubibara twava tuti impyiko zigeze kuri iki kigero. Umuntu ukenera dialyse ni umuntu ufite amaraso, nyina ingano y'amaraso nyura mu mpyiko iri munsi ya mililitiro 15 ku munota. Ubundi umuntu umuzima impyiko zo kunyuramo mililitiro hagati ya 90 na 20 ku munota. Ahubwo rero ku myaka 40 umuntu atangiye gutakaza rimwe buri mwaka. Bivuze ko umuntu ufite imyaka 90 normal yiwe ni mililitiro 60 zigomba kunyura mu mpyiko ku munota. Ubundi tuvuga impyiko nk'uburwayi bukomeye. Umuntu urwaye impyiko afite ibihe byago. Impyiko iyo zitavuye neza, iyo zitaweho zirica. Niyo mpamvu dushimira guverinoma y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima, inama y'Abaminisitiri iherutse kwemeza yuko abantu bafite ibibazo by'impyiko bajya kuzafashishwa kuri mituweli, bagakora dialyse, bagakorerwa na transplantation, nyine kuyungura amaraso no gusimbuza impyiko. Ni ikintu gishimishije kuko ubundi abarwayi twajyaga tugira, usibye abafite ubwishingizi bwemera kwishyura dialyse, bwa buvuzi bwo kuyungura amaraso, abandi bose bitabaga Imana, kuko nta impyiko udakoze dialyse ngo usimbuze impyiko, nta bundi buvuzi bundi buriho hanze ahangaha bushoboka. Zikwica kubera iki? Bituma uhita upfa? Impyiko nizo zikora umurimo munini cyane mu mubiri, zirinda buri impyiko zirinda ibintu byinshi cyane. Impyiko zikora umusemburo witwa erythropoietin utuma amaraso akorwa mu musokoro. Umuntu ufite ikibazo cy'impyiko agira indwara yo kubura amaraso. Umuntu ufite ikibazo cy'impyiko agira ikibazo cyo kubura calcium, agira ikibazo cyo kubura vitamine D, akagira ikibazo, akagira amagufa yakoroha, bigatuma ashobora no kuvunika. Kuri umuntu agenda tugira ngo ni fracture pathologique cyangwa partial fractures, kuvunika amagufwa mu buryo butunguranye. Undi musemburo mubi cyane tujya tuvuga niwo bita ire. Ire ni umusemburo uvanwa n'impyiko, ariko utavuyemo wangiza ubwonko, umuntu akajya muri koma, uryana mu gifu, umuntu akaribwa mu gifu, uryana mu nyama, wangiza umutima, umuntu akagira icyo bita pericardite. Undi musemburo wundi tujya tuvuga mubi ari umunyungu witwa potassium, tuwita ngo ni silent killer, ni umusemburo wica umuntu atabizi, aryamye akasanga yapfuye. Umusemburo nawo uvanwa n'impyiko. Ubundi impyiko ntabwo arizo zica, hica ingaruka zazo. Hica bya bintu impyiko zakwiko zari kuvanamo ntibivemo, bikahinduka uburozi ku mubiri we, bikari byo bimwica. Wenda dusoza, nubwo Imana ariyo igenuye igihe umuntu azaberaho, ariko
umuntu utivuje impyiko ku gihe ntazivurize ku gihe aba afite ibyago byo gupfa mu gihe kingana iki, mu gihe wazivuza wenda akamenya ko azirwaye agatangira kwivuza. Hari itandukaniro? Ubundi tuvuga ko ubuvuzi bw'impyiko bugabanya icyizere cyo kubaho cy'umuntu. Vuga ngo nangize uburwayi bw'impyiko icyizere cyo kuba kitakigabanyuka, none bikaba bibi iyo ntabasha kubasha kwishyura bwa buvuzi twavuze buhenze bw'ubusimuzi impyiko no kuyungura amaraso kwa afite dialyse. Ntabwo navuga wenda ngo azamara imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, ariko iyo umuntu amaje kwangirika impyiko bikajya kuri rwego dukenera kuyungura amaraso, wundi impyiko ze zinyuramo mililitiro ziri munsi ya 15 ku munota, uriya muntu afite ibyago byo gupfa bwikubye 1020 byikubye ubundi muntu udafite ikibazo cy'impyiko. Nuvuze yuko umuntu ufite uburwayi bw'impyiko bugeze kuri cya kigero afite ibyago byo gupfa bwikubye 1020 ugenyije n'undi muntu usanzwe. Primeri twize ko impyiko ziyungurura amaraso niba mbyibuka neza, none iyo zirwaye ibyo bikorwa gute? Icyo gihe rero zirwaye nibyo twavugaga, iyo ugeze ku cya gipimo kimwe twita ngo end stage cyangwa impyiko zaramurenze ku kigero cya 5 nibwo akenera ya mpyiko artificielle bitwa dialyse, ya mashini yungura amaraso. Umumaro wayo ni wo kuyungura amaraso kugira ngo uvanemo ya myanda impyiko zakwiye gukora. Reka mbaho urugero, nuvuga ngo impyiko yanjye cyangwa iyawe turimo turavugana ikora amasaha 28 ikora amasaha 138 ku cyumweru. Wa muntu uza ku mashini yungura amaraso rero abikora inshuro 3 mu cyumweru, ubwo nuvuga ngo na amasaha 12 mu cyumweru. Nubwo tuvuga ko impyiko ziba zarageze ku kigero cya nyuma zikeye zikora akantu gake akazafatanya n'amasaha 12 bigatuma ubuzima bwe bwiyongera. Ndagira ngo mbara abantu impungenge nkanjye aho nakoreye nephrology mu Buhinde, nabonye aho umuntu amara kwidiariza imyaka irenze 20. Aha mu Rwanda nkangaha turi hano ku bitaro bya Gisenyi ni n'ikintu cyo kwishimira kuko habaye ubufatanye buri hagati ya Africa Scan Network, ni ikigo gifite ubuvuzi bw'impyiko mu Rwanda no hanze muri Tanzania, muri Kenya no muri Ghana no muri Zambia. Bagiranye ubufatanye butuma abarwayi bari bafite ibibazo by'impyiko byasaba ko bajya i Kigali basika bahabwa ubuvuzi bwa hano ku Gisenyi. Ntabwo ari bo bonyine ko n'abava muri Kongo n'abahabwa ubuvuzi ahangaha. Ubwo rero icyo gihe iyo umuntu abashe kubona bwa buvuzi bituma yongera iminsi. Mu Rwanda nkangaha kuri no centre ya dialyse ahangaha ku Gisenyi ndi dufite abantu barengeje imyaka 10 bari kuri dialyse. Dusoza rero, umuntu utararwara impyiko n'uyirwaye ni kimwe mubwira nk'inzobere muri iyo ndwara? Umuntu ufite ikibazo cy'impyiko namugira inama zo kwegera abaganga. Mu Rwanda tumaje kuba abaganga bagera kuri 7 bakurikirana bafite ibibazo by'impyiko, tukamukurikirana tukariko twagabanya umuvuduko w'impyiko kwangirika kugira ngo azakeneye dialyse na transplantation vuba. Umuntu utaragira ugifite impyiko nzima ni ukuzibungabunga kuko nayivuze, akora siporo, anywa amazi menshi, yindi miti ya Kinyarwanda, yindi miti yangiza impyiko, akazayikurikirana akazareba umuvuduko w'amaraso, areba na glycemie. Ubu mu Rwanda dufite gahunda yuko umuntu wese ugeze kwa muganga agomba gusuzumwa indwara zitandura, cyane cyane diabete n'umuvuduko w'amaraso. Hari ibindi bihuha bavuga ko umuntu urwaye impyiko ngo atabyara, sinzi niba ariko bimeze. Oya, ibyo najya ngo mbivaneho, ibyo ntabwo ariko bimeze. Ubushize ndi mu Buhinde hano dufite umuntu ukora dialyse, agiye kwimara imyaka igeze muri 5 yanarenze bari nk'itatu-7. Ndi mu Buhinde bujya horaga mbaza ati se muga ko nkora dialyse n'umugabo afite umugore ati nzabyara. Hamwe ntuzabyara nta kibazo. Ubu tuvugana amaje kubyara abana 2 amaje gukora ari kuri dialyse. Dufite abandi bantu, dufite undi muntu nangaha ukora transplantation nkimara kurangiza kwiga medicine interne muri 2014 ngo nageze ahangaha, ngo nataye gukora ahangaha mu kwa 9, nko mu kwezi kwa 10 yaje ahangaha mushyira kuri dialyse, mushishikaza ko gusimbuza impyiko. Yagiye mu Buhinde kiza amahirwe abona ubushobozi ajya mu Buhinde asimbuza impyiko. Ubu tuvugana amaje kubyara 2. Ku kibazo cy'impyiko ntago bivanaho kubyara, ariko twagiye inama iyo umugore ufite ibibazo by'impyiko uri kuri dialyse tumugira inama kwirinda gusama. Yamaje guhabwa impyiko tumugira inama ko agomba gusama amazi umwaka amaje guhabwa impyiko. Ntago bivanaho ko yabyara, ari umugabo we igihe cyose arabyara, yaba ari kuri dialyse atari kuri dialyse warabyara. Umugore niwe ufite umwihariko wo kumubuza kuko buri umwana yari mu nda akeneye amaraso, na nyina afite ibibazo nawe by'indwara z'impyiko. Dialyse yimukorera dialyse inyuranye n'ibindi muntu udatwite. Twe tubagira inama yo kwanza kusimbuza impyiko, akabona umwaka afata imiti igabanya ibyo kugira ngo impyiko imwange akabona kubyara. Ahubwo hari ikindi naribagiye kukubaza, twumva nk'umuntu ngo yahaye undi impyiko, uyitanze nta ugasigarana imwe, birumvikana simbizi, ariko nta ngaruka bimugiraho? Urakoze cyane. Icyo nicyo kibazo tunafite gikomeye cyane, tugomba gushikaza abantu kugira ngo bumve ko kugira umutima wo gufasha.
ubundi uburwayi bw'impyiko impyiko ebyiri zifatirwa rimwe. Gusimbuza impyiko rero baguha impyiko imwe bayishyira iburyo. Wa wundi utanze impyiko nta kibazo agira, ubushatsi bwerekanya ko abaho imyaka myinshi kurenza umuntu utatanze impyiko. Impamvu ni iyihe? Uyu munsi abaturage mu buryo busanzwe ntawe ujya wipimisha impyiko, ariko wa wundi watanze impyiko niyo asita ajya kwa muganga. Nibyo bituma abaho igihe kirekire. Wa wundi wahawe impyiko nawe rero nawe nk'ubu mu Rwanda dufite abahawe impyiko bamaze imyaka 23 babana impyiko bahawe. Ku isi yose hari umufaransa kazi njya nsoma umunyamakuru amaze imyaka 50 na ahawe impyiko amaze ku imyaka 78. Gutanga impyiko utanga impyiko imwe, kandi uyu munsi ko turi hano ushobora gusanga natwe dufite impyiko imwe. Wa wundi uje twanze kureka impyiko zikora neza, hari udusanga ufite impyiko imwe ariyo yavukanye impyiko imwe ikora hebyiri, nta kibazo bitereye tanza sigana imwe nayo igakora neza. Buri wese atanga impyiko cyangwa bimeze nk'amaraso kwa kundi bapima mukareba niba muhuje utunyangingo. Buriya gutanga urugingo ni ibintu bisaba ibizami byinshi. Twanza kureba ibizami bisanzwe na hano ku Gisenyi utabyaye se dukora, tukareba ko umuntu ugiye gutanga impyiko afite impyiko ebyiri zikora neza, tukareba yuko nta diabete arwaye, nta muvuduko w'amaraso arwaye, nta sida arwaye, nta hepatite B, nta hepatite C, kuko ntabwo bemerewe gutanga urugingo. Abatanze urugingo no ufite ikibazo noneho yamara gukoresha ibyo bizami twamuha transfer akajya Faisal aho n'ubundi aho icyo bikorwa gikorerwa, kuko ni ibizami byisumbuyeho aho bareba imiyoboro y'amaraso niba nta kibazo ifite abanyuza muri scanner. Iyo birangiye hari ibizami twita immunology byo kurana nuko bahuje 100%. Ibyo nibyo bizami twohereza hanze. Iyo bije bikagaragara ko bahuje, ubwo nibwo tumukorera transplantation. Uvuga ngo ngiye ushobora kwifuza kuguha impyiko ariko ntiduhuze bikarangira bidashoboka. Urakoze cyane. Ubundi ni utanga impyiko no umuntu mufite icyo mupfana, no umuntu afite icyo mupfana, cyane umuntu wemeye gutanga urugingo atarapfa yapfa bakarufatamo. Uvuga ngo dufite abo bantu ko ari batatu batanga impyiko. Mu Rwanda ntabwo twatangiye ubuvuzi bwo gutanga impyiko z'abantu bapfuye. Ntabwo twabitangiye kuko ni ubuvuzi buhenze, ariko mu minsi iri imbere turashaka kubitangiza muri Faisal. Niyo gahunda ihari ushaka kuzatangira vuba, kugira ngo niba nemeye gutanga impyiko kazangena agakarita kavuga ko nemeye gutanga urugingo. Ntabwo n'impyiko gusa, ubundi hanze batanga impyiko, umwijima, umutima, ibihaha, batanga inyama nyinshi, pancreas byose barabitanga. Twebwe rero urwego tugezeho twacyari ku mpyiko. Niba nemeye gutanga impyiko kazangena kagakarita, nagira ibyago byo kwitaba Imana bagahita bafata impyiko yanjye bakayibika, bagashaka umuntu ugomba kuyihabwa. Wa wundi mufite icyo mupfana nawe yari kwemereye nawe turamupima, nawe wundi mudafite icyo mupfana wemeye guha impyiko kwera ubushuti. Impyiko urugingo muri rusange ntabwo rugurishwa, rutangirwa ubuntu. Abantu bose bagomba kumenya yuko iyo umuntu yemeye gutanga urugingo arutanga ku buntu, nta kiguzi gitanzwemo. Iyo ikiguzi kijemo tubita human trafficking, ibyo ntabwo byemewe, ntabwo bemewe gucuruzwa urugingo. Turabashimiye cyane, murakoze. Murakoze cyane.